Fotina ni umubyeyi wo mu kazu gato cyane kameze nk'ikiraro gahora kava imvura iguye. Iyo ukarimo bureba hanze mu ipfumure byako. Ndavugaga ngo Mana, kuba wemera ngasonza ngacira abana banje inshuro, ukemera kunzanira abana b'imfubyi nkemera kubashira inshuro. Iherezo ry'uru rugendo uzampemba iki? Imana ukambwira iti humura mwana wanje, abo bana nzakugira neza, nzabaguhera umugisha. Muri ibi bihe by'imvura barara bahagaze, maze bwaki byahomotse akabifatisha utwondo n'amabuye atoraguye hafi aho ngaho, agashimira Imana ko bukeye. Tuganira baridukaho tukarara twicaye. Muri aka kazi akabanamo n'umugabo ugeze mu zabukuru n'abana be 4 biyongeraho ku bandi arera, atitaye ku buzima bo babamo, aho bose barara hasi, maze bwacya ako kazu katabaguyeho bagashimira Imana. Nubwo bimeze bityo, aracyakomeza gutakambira Imana kandi afite icyizere ko amateka azahinduka. Wifuza kumufasha, wareba nimero zo kuri iki kiganiro. Vuga ntuzandengera ukurengeraga abandi, ibyo ngibyo bigatuma nkomeza urugendo. Amazina yanje nitwa Ngendayo Fotina, sengera mu itorero Angirikani, umudugudu wa Rusenyi, akagari ka Gisovu. Mana data twese wo mu ijuru, turi imbere yawe turagushimye, tugushimye abazi ntutugirira, ukaturengera ukaturinda ibibi n'ibikomeye byinshi. Zina ryawe nirihabwe icubahiro. Nongeye kugushimira abashitsi ucira inzira bikemera bakagera muri y'ingando, izina ryo nirihabwe icubahiro. Uri Uwiteka Imana Nyiringabo, Mana muri iminsi warambwiye ugiye kuzanzanira abashitsi, urabikoze mu izina ryawe rifite imbaraga, nushimwe ntuhabwe icubahiro mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana Nyiringabo, waravuze ngo ubwoko bwawe bwaraganiraga igitabo cy'urwibutso kabumburwa, ibyo turaganira byo kugushimisha no kuguhesha icubahiro, abarabyumva bibashimishe Mana, kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro kandi ugira ico wakora, kuko uri Uwiteka Imana ishobora byose. Mu izina rya Yesu ndakwiginze ngo wagure umurimo wawe kugira ngo izina ryawe rihimbazwe, kandi ubahe umugisha kuko uri Uwiteka Mana, kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro. Komeze kuba mu ruhande rwacu no kutwitaho mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Hanyuma rero twagusonga tuze kuganira ku kibazo usanzwe ufite, cyane cyane nk'umukozi w'Imana. Ngiye nze gushitsura umukozi w'Imana, mba numva nishimye kuko mba nje gusura mwene data muri Kristo. Mwe mumeze neza ariko turi kumva buhoro buhoro by'iyi minsi. By'iminsi Akavura kari kugwa, murahinze nta kibazo, imvura iri kugwa. Hanyuma rero kugira ngo tuze kuvuga ku kibazo cyawe, reka dutangiye ku rugendo rwa rw'ubukristo. Ubusanzwe wakijijwe ryari? Nakijijwe muri 2008. 2008. Bwashize nk'imyaka igira mu 8 gutyo ukijijwe, sibyo ra? Niba ntibeshye. Noneho gerageza uduhe. 2008 hari imyaka myinshi. 2008. Nagize 2018. Oya. Fata ka mikrofone batuze kujyana muri. Harimo imyaka myinshi. Harimo imyaka myinshi. 18. Myinshi. Hanyuma noneho gerageza uduhe ishusho yawe ukizwa bwa mbere, wari umeze ute? Urazi no kuduhe ishusho y'ubu ngubu.